Yesu nashimwe cyane nshuti namwe bavandimwe bakomeje kubana natwe muri ibihe byo gusenga kandi abakomeje gukurikira amagambo y'Imana. Tubibutsa yuko turi mu gihe rwose cyo kwitegura Noheli, hasigaye iminsi 7 gusa, akaba ari umunsi mukuru utwibutsa ko Yesu yaje mu isi afite ishusho y'umuntu. Uwahozeho mbere na mbere, nyir'ubugingo buhoraho, ubugingo buhoraho, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro, igitangaza cyaje mu isi. Igitangaza yaje mu isi afite umubiri. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Reka rero dusome ijambo tugiye gusanga mu butumwa bw'isi uko bwanditswe na Luka ibice 2. Turasoma umurongo wa mbere dusoreze ku murongo wa 7, hanyuma turebe uruhare rwacu cyangwa se icyo dusabwa n'umwami Imana mu ijambo rye kugira ngo tube twiteguye iminsi yose. Nuko muri iyo minsi itegeko riva kwa Kayisari Augusto ngo abo mu bihugu bye bose bandikwe. Uko niko kwandikwa kwa mbere kwabayeho Kureniyo ategeka Isiriya, bose bajya kwiyandikisha, umuntu wese ajya mu mudugudu w'iwabo. Yosefu nawe ava i Galilaya mu mudugudu w'i Nazareti ajya i Yudaya mu mudugudu wa Dawidi witwa i Betelehemu, kuko yari uwo mu nzu ya Dawidi no mu muryango we. Ajya kwiyandikishanya na Mariya uwo yasabye wari utwite. Bakiri iyo, igihe cye cyo kubyara kirasohora. Abyara umuhungu w'imfura, amworosa imyenda y'impinja, amuryamisha mu muvure w'inka kuko bari babuze umwanya mu icumbi. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Turashimira Imana Data wa twese uhoraho, Imana y'imbabazi, Imana y'urukundo, Imana ikunda abantu bihebuje, Imana iri kumwe natwe, Imana irimo kumva gusenga kwacu muri iyi minsi. Reka twongere dushime, tugaruke tuganire aya magambo y'Imana. Wubahwe Uwiteka, wowe waduhaye ijambo ryawe. Wubahwe wowe waduhaye Yesu kugira ngo adukize. Wubahwe wowe waduhaye ubugingo buhoraho. Turagusabye ngo n'abandi babuhabwe, abumvira ijambo bose bagirirwe neza nawe. Muri iyi minsi mikuru wumve gusenga kwacu, tubere igisubizo, icyubahiro cyose kibe cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Iri jambo ririmo amasomo 2 akomeye nifuza kuganira namwe. Nubwo mu ijambo ry'Uwiteka hahoramo amasomo menshi, ariko uyu munsi munyemerere tuganire kuri 2. Isomo rya mbere ni iry'ibihe. Mu gihe Yosefu yari amaze kwemera kubana na Mariya, twarabibonye ejo bundi muri Matayo igice cya mbere, ko hari igihe Yosefu yatekereje mu mutima we kuvuga ati ariko uyu mukobwa nasabye akaba atwite, bitumvikana, ibisobanuro bidafatika, uwamukatira. Nkoresha imvugo y'ab'iki gihe, uwamukatira buhoro buhoro, uwamucika rwihishwa. Ko ntashaka kumukoza isoni nk'umuntu w'Imana kandi w'umukiranutsi, reka mukatire rwihishwa. Ibyo tubisanga muri Matayo igice cya mbere umurongo wa 18 kugera kwa 25. Ariko marayika w'Uwiteka aza kugoboka Mariya, ahishurira Yosefu ko inda atwite ari iy'Umwuka Wera, bituma amujyana, amukura mu isoni, amukura mu gisobo baragifatanya. Hanyuma turi kuganira rero noneho babanye muri iyo minsi. Ibihe rero byabigenje bite? Igihe cyaraje kiravuga kiti abantu bose, ibarura rusange ry'abaturage bakoronizwa n'Abaromani, umuntu wese ajye muri gakondo ye, ajye ahavuka. Mbibutse yuko muri iki gihe Abisiraheli bayoborwaga n'Abaroma, ubwami bwabo bwari bwarakoronijwe n'Abaroma. Uwitwa Kayisari Augusto yari umwami w'Abaroma, yarayoboye ubwami bw'abami bw'Abaroma, yari umwami w'abami. Abandi bami bose
yari ayoboye bagombaga kumvira itegeko rye. Aha rero mu bayuda nabo bagomba kumvira itegeko, buri wese akajya muri gakondo ye akajya ahavuka. Yosefu rero nawe yagombaga kujya muri gakondo ahavuka, ajya kubaranwa cyangwa se ajya kwandikanwa na Mariya uwo yari yarasabye. Bigaragara yuko Mariya nubwo ari uw'i Nazareti, Yosefu akaba uw'i Yudaya, ariko bari barahisemo gutura i Nazareti. Imana yacu itugirire neza cyane. Ari nacyo cyatumye abantu bakomeza kwibeshya ko ari Yesu w'i Nazareti, ni uko bumvaga ko yavukiye mu muryango wa Yosefu na Mariya bari i Nazareti, bakavuga bati buriya ni umunyanazareti. Imana yacu itugirire neza cyane. Ariko twarabibonye ko we nubwo yavukiye aho kwa Mariya atari umwana wa Yosefu, icyo ni icya mbere. Icya kabiri kandi yari yarahozeho na mbere, yari ariho. Ni Imana ikora, ni Imana iriho, ni Imana yahozeho. Ibyo ngibyo tumaze kubisobanukirwa. Aha rero harimo isomo rikomeye cyane ryo kumvira amategeko n'amabwiriza y'ibihugu. Ubukiranutsi bwa Mariya, ubukiranutsi bwa Yosefu ntabwo bwabangamiwe no kujya kubarurwa i Betelehemu ndetse no kubarurwa nk'abaturage bakoronijwe n'Abaromani. Mbonereho gutangariza umuntu wese ushaka kugenda yubaha Imana ko gukiranuka kwe kudashobora kubangamirwa na gahunda z'igihugu. Gahunda z'igihugu n'amategeko y'igihugu ntibishobora kubangamira gukiranuka, kubera yuko gahunda zibangamira gukiranuka cyangwa se gahunda z'ibyaha niyo zinjiye mu bihugu ziza rwihishwa, ntabwo ziza mu mategeko. Niyo zije mu mategeko, icyo gihugu kiba gifite ubutegetsi bubi, kiba gikeneye gutabarwa, kiba gikeneye kubona ubutabazi buvuye ku Mana, kiba gikeneye kubohorwa. Imana yacu itugirire neza cyane. Ariko gukiranuka k'umuntu, gukiranuka k'uyu muryango, aya mabwiriza n'amategeko ntabwo yari abangamiye aba bakiranutsi b'Imana bagiye kwandikwa. Mboneraho kubamenyesha yuko niba icyorezo giteye bakavuga bati umuntu wese agere mu bandi yambaye agapfukamunwa, iryo tegeko, iryo bwiriza ntabwo ribangamiye na gato kubaha Imana kwawe. Nizere ko unyumvise kandi utabyitiranya. Ntabwo bibibangamiye pe. Ushobora kubaho wubaha Imana kandi wambara neza agapfukamunwa. Itegeko ryo guhana intera ntabwo ribangamiye na gato kubaha Imana kwawe. Kwerekana ko ukunda umuntu ntabwo bisobanuye kumuhobera no kumukora mu biganza. Oya, urukundo rufite ibindi bintu birugaragaza bitari ibyo kandi byinshi. Imana yacu itugirire neza cyane. Ntabwo iryo bwiriza ribangamiye kubaha Imana kwawe. Twigire kuri Mariya na Yosefu. Imana yacu itugirire neza. Gukingirwa COVID-19 ntabwo bibangamiye kubaha Imana kwawe. Kwitiranya ibintu. Icyo ni igikorwa cyo gufasha umubiri guhangana n'icyorezo. Abana b'abantu bazaguma bagerageze uko bashoboye kose. Ari nayo mpamvu ngiye guhamagarira gusenga, kubera ko bazagerageza uko bashoboye kose, rimwe byemere, ubundi wenda binabananire. Imana yigeze ivugana natwe mu mpera z'umwaka wa 2020 mu kwezi kwa 12 nko ku itariki 12, iratubwira ngo abana b'abantu bazagerageza ariko ntabwo bazabishobora. Bivuze iki? Bivuze ngo abana b'abantu bazaguma bagerageze uko bashoboye, ariko ukwiye no kongeramo isengesho ko hari ibyo batazashobora. Agakoko uko kihinduranya niko bakora urukingo, gukingirwa, gupimwa, kujya mu bukwe turi bakeya, kwicara muri sale kuri 50%, ni amabwiriza y'amategeko atabangamiye na gato kubaha Imana. Imana yacu tugirire neza cyane. Kubarwa rero no kwandikwa hano muri Yudaya, hano mu bwami bw'Abaromani, ntabwo byari bibangamiye na gato gukiranuka kwa Mariya na Yosefu bagiye kwandikwa.
ahubwo isomo rya kabiri niryo ngira ngo tuze gutekerezaho umwanya munini. Bagiye kwandikwa, abashyitsi bari benshi, murebe nawe Yudaya, umujyi w'icyo gihe, abantu bari baturutse hirya no hino aho batataniye kubera ubwo bwami bwagendaga butwara abantu hirya no hino, abari i Roma, abari hehe, abari muri Siriya, abari muri Babuloni, aho hose abaromani bari barahafashe, bose bagombaga kugaruka ku ivuko bakandikwa kugira ngo abaromani bamenye ubwami bwabo n'abantu bafite uko bangana. Niba hari ibyo babateganyiriza babiteganye, niba hari ingamba bafata bazifate. Bagombaga gukora nyine recensement general, mbese ibarura rusange ry'abaturage. Imana yacu itugirire neza cyane. Aba rero nabo bagiyeyo, ariko uruhurirane rw'abantu n'ubwinshi bw'abantu, amacumbi barayuzuza. Reba rero Yozefu n'umugore we yasabye, birumvikana, batararyamana, utwite Yesu. Bari aho ngaho, umwe ari kugendagenda ashakisha, ahageze asanga huzuye, biza kurangira neza ibise bimufashe, icumbi ribuze. Ajya mu kiraro cy'inka. Bigaragara yuko iki kiraro ntawe uzi niba yaranagisabye, ntawe uzi niba baranakimuhaye. Ikigaragara ni uko aho byakomereye ariho yinjiye, aravuga ati basi tujya ahangaha, abuze umwanya mu icumbi. Imana yacu itugire neza. Ngo mu kiraro cy'inka, ngo abyara umuhungu w'imfura, amworosa imyenda y'impinja, amuryamisha mu muvure w'inka, kuko bari babuze umwanya mu icumbi. Wakwibaza uti se ni iki cyatumye babura umwanya mu icumbi? Ese ni amafaranga Yozefu yari abuze? Mbibutse ko nubwo Mariya yari yaravukiye mu buzima bukennye, ariko Yozefu we ntabwo ariko byari bimeze. Hari ibimenyetso nka bitatu bigaragaza ko Yozefu atari yaravukiye mu bukene, kandi ko atari umukene. Icya mbere ni uko yari afite umwuga w'ububaji. Umwuga w'ububaji ni umwuga ukomeye n'uyu munsi. Umuntu ushobora gutunganya igiti akagikoramo urugi nk'uru nguru ntago yari umukene. Ntumbwire ko umuntu ushobora kugukorera intebe wicaramo mu giti, ushobora kugukorera ameza, ushobora kugukorera amadirishya y'inzu, kandi icyo gihe urubaho ndatekereza ko rwanakoraga cyane, kuko metalike, ntekereza ko tekinoloji ya metalike yari itaraza. Niba yari yaranaje, ibihindizo by'ibyuma bifite ahantu byakingaga, ariko mu ngo z'abantu simbihamya, wenda mu ngo z'abami birashoboka. Ariko urumva akazi yari afite, uwo mugabo yari afite akazi. Ntabwo rero bavuga ngo umuntu ufite akazi nkako ukenewe ngo ni umukene. Ryaba ari ikosa rikomeye cyane turyemeye. Cya kabiri, Bibiliya igaragaza ko yari afite indogobe yagendagaho. Bibiliya igaragaza ko yari afite indogobe yagendagaho, kuko nibwo buryo bwo kugenda bwari buhari. Uyu munsi ntumbwire ko umuntu ufite n'igare, cyangwa se ufite ipikipiki, cyangwa se ufite imodoka agendaho ari umukene. Kandi uburyo bwo kugenda bwari buriho icyo gihe yari indogobe, yari cheval, indogobe. Ubwo nibwo buryo bwari hejuru yabwo hari igare, kandi amagare yabaga ari mu bami. Ni ukuvuga ngo niba yari afite indogobe, yari ku rwego rutari urw'abakire cyane mu bwami, ariko nanone adaciriritse ngo ajye hasi cyane ku buryo wamwita nanone umukene. Umuntu wari ufite moyen de transport, uburyo bwo kugenda, yari umukene gute? Ibyo bintu rwose ntabwo ari byo. Ntabwo Yozefu yari umukene, yari umukire. Ntabwo impamvu yabuze icumbi ari uko yari umukene. Uyu muryango bakunda kuwugaragaza nk'umuryango wari ukennye, ariko ijambo ry'Imana ngenda rikurikira nkabona ko atarakennye. Amafaranga yari ayafite, yari afite uburyo bwo kuyakorera. Umuryango yari yaravutsemo ntabwo wari ukennye. Icya gatatu, uyu mugabo yari afite moyen de transport, bigaragara ko yari afite ubushobozi, ntabwo yari akennye. Birumvikana kandi nanone ntabwo wari kujya guhiga icumbi muri buriya buryo, umwanya mu icumbi. Urumva ntabwo ari ugusaba icumbi, ubyumve, ahubwo byari nko gusaba icyumba muri hoteli. Ntabwo Yozefu
yagendagendaga hariya muri Yudaya ashaka umucumbikira, mwe kubyitiranya. Yashakaga umwanya mu icumbi, bari babuze umwanya mu icumbi, bivuze ni ibyumba byagenewe gucumbikamo, ni amahoteli. Urumva yari yifitiye icyizere, ntabwo uramutse yajya kuba ari umukene yari kujya gusaba icumbi mu ngo z'abantu, ngira ngo nta nubwo ari no kuribura, ariko yakomeze kuzenguruka ashaka mu macumbi, mu mahoteli birinda bigera ku gihe ibise bifashe umudamu we atarabona umwanya mu icumbi, asanga hose huzuye. Noneho isomo riri aha ngaha tukibaza tukavuga ngo ni iki cyatumye abura umwanya mu icumbi? Hari huzuye abashyitsi, hari huzuye abandi bantu bahafashe baturutse hirya no hino, abanyamafaranga baje kwandikwa. Imana yacu itugirire neza cyane, baje kwerekana ko bafite gakondo i Yudaya. Imana itugirire neza. Bari babuze umwanya kuko imyanya yose yari yafashwe. Noneho tukibaza ese uyu munsi, ari naryo somo ry'uyu munsi, twebwe dufite umwanya duha umwami Yesu mu mitima yacu? Imitima yacu ifitiye Yesu umwanya? Imana yacu itugirire neza. Ese dufitiye Yesu umwanya ko yahozeho, akaba ariho, akaba azahoraho? Ijambo ry'Imana baritubwira ngo ndi ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye azakingura ninjire iwe. Ese nubwo ijwi rye turyumva turi gukingura, ese dufite umwanya? Turebe bike mu bintu bidutwara umwanya. Komedi ziri kudutwara umwanya. Nta mwanya dufite wo kumva ijambo ry'Imana, ariko dufite umwanya wo kumva komedi. Nta minota 15 dufite yo kumva ijambo ry'Imana, nta minota 25 yaba ari myinshi cyane, ariko dufite buri munsi iminota 30 yo kureba seri imwe, ebyiri, eshatu zica kuri televiziyo zacu. Nta mwanya dufite w'ijambo ry'Imana, ariko dufite umwanya w'amaseri. Nta mwanya dufite, ariko dufite umwanya wo kureba umupira iminota 90 igashira, hakongerwaho n'indi 30 yose uko ari 120, amasaha 2 yuzuye agashira, ariko nta mwanya dufite wo kumva ikibwiriza ngo tugikurikire, tukumve n'ikigikurikiye, twumve n'ikigikurikiye. Uwo mwanya wo ntawo dufite, ariko dufite umwanya wo kureba umupira amasaha 2 agashira. Ese Yesu afite umwanya ungana ute muri wowe? Afite umwanya ungana ute muri jyewe? Umwanya tumuha urangana ute? Ese koko afite umwanya mu icumbi ry'umutima wawe cyangwa ntawe? Bene data, Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Ndabingingira uyu munsi gukingura no gusohora ibintu byafashe umwanya wa Yesu, byafashe umwanya Yesu yagombye kuba arimo. Noneho tumwinjize, abone ikaze muri twe, dukurikire ijambo rye, hanyuma dusenge, tumutegereze. Dufite ibyifuzo byinshi turimo gusengera. Uyu munsi turimo turinginga Imana kugira ngo ubutinganyi busohoke mu mitima y'abana bacu, abasore n'abakobwa, abagabo n'abagore bamaze gufatwa n'umwuka w'ubutinganyi. Iyo myuka isohoke muri bo, babashe kwinjiza Yesu. Hari imyuka y'ubusambanyi bwamaze kwinjira, nk'uko guca inyuma, nk'uko gusenya ingo. Iyo myuka yinjiye yasimbuye Yesu, abantu ntibagifite aho Yesu arambika umusaya, ariko ubutinganyi, ubusambanyi bufite aho buba. Imyuka y'ubusinzi ndetse n'ubuyobyabwenge yarinjiye, haba mu gihugu, haba mu matorero. Imana yacu itugirire neza, abantu babaye abasinzi kandi ku mugaragaro. Ibyo ni ibintu byose bibujije Yesu aho yinjira. Imana yacu itugirire neza, itabara abantu b'Imana. Haleluya! Imana itabara abantu b'Imana, dukingure imitima Yesu yinjire. Ntago ari ibyo gusa, hari n'ibindi byinshi dukwiye gukora, ariko basi dusengere Imana itukirize igihugu, dukirize itorero, iturengere. Hari abishwe n'ibiyobyabwenge bamaze kugera ku rwego noneho rwo kuba abarwayi, bakwiye gusengerwa mu barwayi bishwe n'ibiyobyabwenge. Abandi bishwe n'ubusinzi, babaye imbata z'ubusinzi. Imana yacu itugirire neza cyane. Abandi babaye imbata z'ibiyobyabwenge,
abandi ni abatinganyi babaye imbata, abababeshya birirwa bababwira ngo niyo miterere, ngo niyo kavukire, ntabwo bazi ko ari umwuka mubi. Abandi bari mu matungo, abasheri babo ni amatungo, wagira ngo ni umutima w'umuntu wo gukunda itungo, kandi harimo irari ryo kurarikira inyamaswa, harimo umwuka mubi, harimo ikintu cy'umwuka mubi cyo gusimbura Imana muri gahunda yayo, harimo ubuhakanyi buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka bwo gukuraho gahunda y'Imana, umwanzi agashyiramo gahunda ye. Imana yacu itugire neza cyane. Umuntu wo kurarikira undi akararikira itungo, umugabo wo kurarikira umugore akararikira umugabo mugenzi we, umukobwa wo kurarikira umugabo akararikira umukobwa mugenzi we, mbese irari ry'indengakamere. Bahereye ku irari risanzwe, rimaze kurenga kamere, rimaze kurenga imiterere y'umuntu, bigeze aho bikabije. Yesu aze asohore ibyo bintu byose. Kingura usohore Yesu abona aho yinjira, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Dukeneye guha Yesu umwanya. Yesu akeneye umwanya mu icumbi ry'umutima wawe nanjye. Imana yacu tugire neza. Reka dusenge. Mana yacu, turakwinginze kugira ngo tugire imbabazi, kuko mu mitima yacu udafitemo aho gutura, nta kibanza kiri muri twe. Ariko turasenze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo wimure ubutinganyi, wimure ubusambanyi, wimure ubusinzi, wimure ibiyobyabwenge mu mitima y'abahungu n'abakobwa bacu, abari kure n'abari hafi, abatwumva n'abatatwumva. Ukize ubugingo bwabo, nabo bakwakire, babone ubugingo buhoraho. Ndagushimira ko wumva gusenga, kandi ko ibi bihe byo gusenga buri munsi wa 20 ukomeza kubana natwe, ukatugira neza. Umwaka wa 2022 turimo twinjiramo, izi mbaraga mbi, izi mbaraga z'imyuka mibi, izi mbaraga z'ikibi, izi mbaraga zishaka gukuraho gahunda yawe, zigashyiraho gahunda yazo. Umuntu akararikira inyamaswa, umugabo akararikira umugabo, umugore akararikira umugore, ibintu bicuramye birwanyije gahunda yawe Mana, ibintu bya antikriste. Mwami, ndasenze ngo imbaraga zawe zibane n'abantu bawe. Abantu bakomeje kujijwa, bakagira ngo antikriste ari mu miti, bakagira ngo antikriste ari mu nkingo, bakagira ngo antikriste ari mu kwirinda coronavirusi, kandi antikriste ari mu byaha by'indengakamere, ari muri gahunda zitandukanye z'ibyaha by'indengakamere. Ndasenze n'imbaraga zawe zimure ibyo bizira byose mu mitima y'abantu bawe, ahubwo ukuboko kwiza ku buryo kubane natwe. Tuguhaye imitima yacu, tuguhaye icumbi muri twe. Ngaho ngwino utubere igisubizo mu byifuzo dufite, dushyira imbere yawe umunsi ku wundi, ibyifuzo bya bene data, abadafite aho kuba, ababuze minerivare, abakeneye ubutabazi, abakeneye gushyingirwa, ababuze amajyambere, ababuze amazu. Ndakwinginze kugira ngo wiheshe icyubahiro ku bantu bawe bakuru n'abato. Icyubahiro cyose kibi cyawe, ko wumva gusenga mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Uwiteka yakira icyifuzo ushyize imbere ye, kandi Uwiteka aguhe gukingura umutima no gusohora ibyatumaga Yesu abura umwanya muri wowe, kugira ngo Yesu yinjire mu izina rya Yesu, amen. Wari kumwe na Evangeliste Kabenga. Ushaka gukomeza kubana natwe, kora subscribe kuri channel Isaha yo Gusenga, reba link kuri group WhatsApp Isaha Imwe yo Gusenga, hanyuma dufatanye ibihe bya buri munsi byo kumva ijambo ry'Imana, gusangira ijambo ry'Imana. Subscribe, sabone, share, like ibiganiro byose binyura kuri channel. Nzi ko Uwiteka azashyigikira igikorwa cyo kumwubaha cyose uzakora, kugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro, kandi akaguha umugisha, agasubiza ibyifuzo byawe mu izina rya Yesu, amen.